manje n'abasuhuza abakunzi b'Intare Official mwaramutse neza. Uno munsi turi ku itariki no munsi ni itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2025. Turaje no kugira ngo tubazanire amakuru y'umuriro, amakuru ashyushye, amakuru utasanga ahandi uretse ku Intare Official. Abakunzi bari muri Intare Official Group ndabasuhuje, n'abandi bari mu bindi mu yandi magroupe yacu mwese ndabasuhuje, abari muri Amerika, abari Burayi no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane no muri Afurika muraho murakomeye. Abaturage bo muri Bashari Mokoto na Bashari Kayembe muraho, bifuje gukomeza kugira umutekano no kumva inkuru nziza ngiye kubazanira. Ubona yuko umutekano mwari mwarabuze, uno munsi noneho guhera muri iri joro wongeye kugaruka. Komere cyane, kandaje kugira ngo mbabwire amakuru za mbunda, za tweru, za gatiusha, bya bibunda biremereye, za machine gun, za rapigi, amayeremugi n'amaesemugi, byose byari byaratanzwe na General Mayanga. Ubu ngubu babandi yari yizeye, hagiye hatangira haza umwe, haza babiri, haza batatu. Nkababwira ati muzajya kubona mubone mu minsi mike cyane babarwanyi bose bari kwa Kagiri, abari kwa Jean Marie, abari kwande, bose bagiye kugenda basibangane, bose baze mu ntare za Sarambwe, bose binjire muri Alliance Fleuve Congo 23. Ubu ngubu rero baje, none uwaje yaje azanye. Turaje turebere amakuru uko byagenze, uburyo byatangiye. Nakunze kujya mbibabwira, bamwe nka nabahamagara muri abo ngabo bari gushwana ariko bakanuka. Ndaje kugira ngo mbahereze amakuru noneho y'umwimerere. Uvira no bikomeje gukomera. General Gasita yamaze kurakara, aravuga ati sinzahava. Chef d'Etat Major porte-parole w'igisirikare cya FARDC Sylvain Ekenge hari byatangaje kuri General Gasita, anababwira ko ari muzalendo uruta wazalendo hari. Abazalendu abagenerali 87 bari guhiga umugenerali umwe ariko yabananiye. Turaje tubirebere hamwe. Eske bari abo kwa Domi bo byitwaye gute? Babandi se bari badajyanye na Defender byo bimeze gute? Nukuvuga ngo iyi niyo iyo bita finissage. Icyo ngo wazalendo muri Masisi, wazalendo muri Rucuro bagiye kurangira. Icyo bitaga za Nyatura zirashize bantu banje, zirashize zirarangiye mu buryo bwuzuye. Ndaje kugira ngo mbahereze amakuru n'ubundi uko byitwaye, ariko reka manze nayatangirira, wenda ndaza kuza kubya Gasita n'ubundi nyuma. Ariko reka manze nabahereza ino nkuru, ni breaking news, ni inkuru yatangiye gusirikira tubyumva kuri telefone bavuga ati ngo aratangiye ngo bigenze gutya na gutya, ariko turaje kutubabwira ngo yi reporting yanye n'abasirikari banganute. Ni General Hakiza alias Mulonda, ni umwana wa hariya za Kibugu, akomoka muri famille yo kwa Burege. Ni umwe mu bajura bibyinka, ariko burya ngo nta cyaha kitababarirwa. Kwiba inka nuko yibaga akaza kwiba muri eneo wabonaga ni eneo ziwabo, ariko akavuga ko ari umwanzi. Nukuvuga ngo ibyo ngibyo byo rwose ndamya ntashidikanya yuko ibyo ngibyo imbabaza zazihabwa. N'ibyo yari yarakoze bindi, nukuvuga ngo kwisi nta muntu ubaho udakosa, kandi ugiye gucungura wasanga ko nta muntu utagira amakosa. General Hakiza alias Mulonda yamaze kwiripotinga muri 23 ziherereye hariya za Miyanja. Rero na ahantu hariho na local defense ziyobowe na Colonel Batacoka, ariko uriya mujama yamaze kwiripotinga hariya aza kuwo bita ngo ni Kirogorofa, kwa Kirogorofa uraho. Babandi batitingwe muri kumwe baraho barakomeye, mukomere cyane kandi mukomeze kugubwa neza. General Hakiza alias Mulonda tarigeze ubona grade muri leta uretse ubuto proclame bwe, yamaze kwiripotinga hariya Miyanja. Ni kwa komanda uzi ku izina rya Kirogorofa. Yazanye abasirikari benshi, yaje aturutseho bitazaruhinzi ndetse na Rudi Pro winze naho hasi bitazagisi. Yamaze kuza, ni umwe mu bamaze iminsi ashwana na Kagiri, bakarasana, bagapfa ubusa, bagapfa amafaranga, bagapfa inkomere kuzivuza, bagapfa ngo umwe ntabwo yanguriye kanyanga, ati undi ntabwo nagombaga kwimugurira, ati twateza amasiha, haza amasiha 30, ati muri defense yaho hagiyemo amasiha 10, twebwe na hariya yohereza ya amasiha 5, twebwe atwohereje amasiha 2. Ibyo ngibyo bakagenda babipfa, urukumva ko ari bya bindi navuga ubutindi. Ati bagiye gusora bohereza amagara ijerekani rya kanyanga muri defense yo kwatoma, ariko twebwe nandi kintu batwoherereje, icyo nacyo kikaba kibaye ikibazo n'ubundi. Ikamabwiza ukuri rero, ejo bundi ari umugabo umwe
bamwita ngo ni Major Patient ari Kinshasa, abahariya kwa Generali Mayanga, n'umwe mu bafonze abamambure fondateri ba iriya mitwe yitwaje intwaro, ariko Patient n'ubundi ari muri ba bandi bishe Munyamariba, kuko ni ibintu banagiye barapangana ba Generali Mayanga, kuko Munyamariba ntiyumvikanaga na Mayanga, niyo bari baragiye bagenga umuntu witwa Tapi Rouge uvuka ari za Miyanja, bigeze no baza kumwica n'ubundi, ariko nibo n'ubundi banamukuye kuri no si iy'abazima bamushyira ku isi y'abazima. Generali Hakiza alias Muronda mwene umwuzukuru kwa Burege ari kwa Balimasi ariya za Kibugu n'ubundi aho bita mu nteko, yaje kwiripotinga avuye Ruhinzi, ni nyuma yo gukomeza gushwana na Kagiri, agashwana na Generali Tomangirira uri ukomoka ariya za Butare, ngo niwe wari G3 cyangwa G3 w'icyama cyabo kira kiyobowe na Kagiri. Amaze kubadegrada baragenda mugira kapiteni, ariko nyuma yaho na mbere yaho hari ibindi bikorwa n'ubundi byakorwa gubonaga ko abangamiwe, akababwira ati ngewe igihe kizagira nigendere, ati ndarambiwe gukomeza kubana namwe. Ariko abantu benshi bari biteze ko Kagira ari uzaza wa mbere akaza muri mama 23 muri Alliance Fleuve Congo Armée Révolutionnaire Congolaise mbere y'abantu hari n'abitwa ba Ombeni, ariko Hakiza yaje. Hari imbunda rero General Mayanga yarabahaye, amuhereza Hakiza aramwe ati niwo nizera, amuhereza Tweruve bakunda kumwita ni AA, yayizanye azana amashinigane 3 ku makuru ndi kubona wenda zishobora kwiyongera kuko hari abandi barwanyira ubundi bakomeje kuza. Azana RPG, barambwira ngo ni RPG enye nazo zishobora kongera kwiyongera. Azana yo bita mortier 80 imwe, azana mortier 60 imwe, azana amaese mugi ubungu bamaze kuba amaese mugi arenga 50 hafi 60 n'ubundi, kuko abarwanye baracyakomeza kujya bikuramo badomoka buhoro badomoka ku buryo ubona yuko abarwanye bashobora kuza kurangira bari kuva hariya. Tweruve imwe aka 47 zirenga 50 ndetse n'abandi barwanyi bakomeje kuza bari kwiripotingira hariya Miyanja, bari guturuka hasi za Gise, bagaturuka hariya za Ruhinzi epo ku mushefu witwa Saga, bagaturuka bakaza kwiripotinga. Ubona yuko rwose s'il vous plaît abarwanyi bo muri Wazalendo cyangwa zira za Nyatura bashobora gushirayo. Ubona ko bashobora gushirayo n'ubundi, sibyo? Ubona ko bashobora gushirayo. Icyo ni ikintu cy'umuntu yavuga n'ubundi, kuko ukurikiranye umubare wabo n'uburyo bari kuza ubona ko ari benshi kandi ko bashobora gushirayo. N'umwe mu General Mayanga ari yizeye nk'umwana we, amwizeye nk'umuntu ugomba kumufasha, niwe bagiranaga amasezerano bakaganira, akabafasha no kuganira n'uriya mu colonel wa FDLR witwa Colonel Omar, nawe nago nzi yaturutse, bakaganira na bari aba FDLR kuri kanale ya Yuriya Hakiza alias Muronda, bakajya kuganira na Bayinyasi n'abandi baganiraga nabo. Ubona ko aribo babafasilitaga kugira ngo bakomeze kwinjiza ideology mbi, ideology y'ubuheza nguni, ideology y'ubwicanyi muri bari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubu ngubu rero bantu banje, bantu b'intare, bakunzi b'intare official, bakongomani muri mu nkambi zigiye zitandukanye, icyo nababwira kimwe nuko ibintu n'ubundi navuga ko bitoroshye, ko ibintu byakomeye hariya, ibintu byakomeye, ubona ko ibintu atari byiza, ubona ko Wazalendo noneho igihe cyabo gisa naho kigiye kurangira. Ngiye nakomeje kujya mbibabwira umunsi ku munsi, nkababwira ati Wazalendo muri biriya bice bazagenda bashire, bazagenda barangire. Icyo nzi cyo bazarangira, kandi nagiye mbivuga abantu benshi hari agatipe kitwa ngo niba ari Petro man, niba ari agatera hamwe, niba ari akantu ki, wasangaga kari kunuka ati bemba. Ejo bundi mushipa ari kuza narabibabwiye, ari abana bageze nko muri bangahe bazanye n'imbunduki zabo bazariya muri kira gice cya Ntuza cya za Nyange bari reportinga, narabibabwiye
hari abandi nababwiraga ati baraje kandi bagiye Gasheberi nkabibabwira. None se Petro ni ari Petro niba ari igiki? Ubu ngubu urongera uzane bya bintu byawe by'ubuheza nguni by'ubuFD by'ubutera hamwe wongera uvuga ati ngo noneho ngo Bemba ngo aratubeshya. Singuwo yaje ibikoresho Mayanga yaramuhaye byose, yaramuhaye amura amwegurira abitwa ngo niba ari ba Kayonde, arababwira ati Kayonde mugende mujye mufatanya nawe kuko Kayonde ni kapiteni muri FARDC ariko akoranaga na nuriya Hakiza, bariya babisukiro bose nabo bakoranaga nawe. Icyo nkubwiye cyo nka Colonel Bisukiro ntabwo ari buze kuvuga ati ngo nawe araguma hariya, ni mu FARDC nibyo akomandingwa n'ibiki nawe ari ku maco y'inda, ariko icyo nkubwiye cyo ntabwo Bisukiro nawe aremera na bariya ba Gasisiro, ba Majoro Gasisiro ntabwo bari bwemere gukomeza kuguma muri iriya mitwe yitwaje intwaro, bari kubona ahantu hari intare za Sarambwe, uburyo intare za Sarambwe zigize ute zibayeho, uburyo ziri kwakira abantu. Reka mabwiza ukuri bantu banjye, reka mabwiza ukuri bakunze b'Intare Official, icyo nzi cyo yino 2025 izajya kurangira Rucuro kwa Dominique Ndaruhutse hasigaye bake. Reka mahereza urugero rwa Karagongo kitwaga Gadi kashwanye na Defender n'agatera hamwe bamaze gushwana. Reka nongera mwereke yamaze ngo kumanuka muri Masisi kugeza amagingo ngo ndacyashakisha Gadi aherereye ari kumwe n'abana bamwe bitwa ngo niba ari ba Gracier ba Prince, abo bose mwabagize ngo niba ari ba Majoro niba ari ba Colonel ntago mbizi, ariko ubwo ngubwo bwose buzaza bwinjira mu ntare za Sarambwe no bavuga ati natwe tugiye kubaka igihugu cyacu. Navuganaga n'abantu bari arazabusiye abari za Manamo abari za Gahanga bakavuga ati noneho tubayeho twaruhuka. Harabona avuganaga nabo bari yazagahira no bakambira noneho tubayeho twaruhuka. Ari agatipe kamwe bambwiraga kazaga kwiba abantu gukora mu operation yo gushimuta, nako kamaze kuzana nande kamaze kuzana no General autoproclame Hakiza wabyigize. Reka ino nkuru Hakiza n'ubundi reka tuse naho tuyivuyeho dusimbuke twigire kwa General Olivier Gasita, ibyo ba General Hamuriya Kutumba, ibyo kwa bamakana Kika John nabo bakomeje kuvuga ibivugwa na Sylvain Ekenge, tunarebera hamwe n'ubundi no mu bindi bice byitwaye gute, ese wari kareho bimeze gute, naho turaza ngo tuwarebe. General Olivier Gasita wanze kuva muri Uvira akomeje gushyirwaho ibyaha, bavuga ko yanditse message abwira bagenzi be b'Abanyamurenge bari muri Twirwaneho bati nimumanuke muze mu misozi ikikije Uvira. Twirwaneho imusubiza igira ati mu nzira uri kuza Uvira hari position nyinshi za Wazalendo na FARDC twabuze inzira. Ibi ni bya bindi byo gushaka kumushyiraho ibyaha, bavuga ngo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuko bamwita ngo ni umunyarwanda, bavuga bati ngo no ngo Gasita ari gukora na collaboration na Wazalendo, Gasita ari gukora na collaboration na Wazalendo, ababwira bati nimuze mumanuke muze mukikize no misozi ya Minembwe, nimumanuke muze noneho nimumara kuza twebwe ndabakira. Wazanano ngo Twirwaneho ikamubaza ngo ati ngo ariko se ngo mon general ati se waburi gukurikirana audio ziri gutangwa na honorable Justin Bitakwira. Justin Bitakwira ari gutanga audio abwira Wazalendo ati ule ni munyarwanda, ule ni mutusi, musimuitike, ati niwe watanze ibice bigiye bitandukanye, noneho naramuka kubageza aho ngaho muri Uvira irabatombe. General Olivier Gasita nawe akababwira bati mu mwihorere uwo nguwo ngo ni umusivile. Ngo nibyo ngo Olivier Gasita ngo ari kubwira Abanyamurenge bari muri za Twirwaneho ngo n'abari muri ma 23 ari kubona ko ari bya bintu byo kumushakishiriza iki ibintu by'ibyaha yo kumushyiraho ibyaha kugira ngo bamwange. General Major porte-parole cyangwa umuvugizi w'igisirikari cya Kongo ariwe uzwi ku mazina ya Sylvain Ekenge, umuvugizi wa FARDC, yatangaje ko General de Brigade Olivier Gasita atava muri Uvira kuko kugira ngo agere muri Uvira ni ibintu byakozeho ubusesenguzi n'ubucukumbuzi, baza gusanga ko General Olivier Gasita agomba kuhaba kuko ari umwe muri Wazalendo. Bati Gasita ni umuzalendo.
ati Gasita ni umuzalendu kandi itegeko ryatanzwe na perezida w'igihugu son excellence monsieur le président de la république Felix Antoine Gisegeti Kirombo n'ayandi wa Murumba kuko niho bakomoka. Ati niwe watanze itegeko kandi arabizi yuko Olivier Gasita ahari. Abajenerali 87 bo muri Wazalendu bahagurutse kugira ngo bamurwanye, ariko bamunaniwe kuko urumva n'umwe, ariko kumurwanya ni umusirikare w'igihugu, afite nimero matricule, yakoze icyo bita oje, akora iyo bita biometrique. Ukumva ko kugira ngo ajye kurwanywa n'abo bantu bateye gutyo zirangegera zirankerebende, ni ibintu bigoranye kugira ngo bamutsinda. Biragoranye cyane kandi ntabwo bapfa kumutsinda, nubwo nawe ari akagara agurisha bene wabo, ariko biragoranye cyane kugira ngo bati ngo turatsinda General Gasita, turamutsinda turamukura ahangaha. Wazalendu rero bakomeje. General Gasita nubwo bamunaniwe, bamaze kuvuga ko batarabyihanganira ko agomba kugenda byanze bikunze. Mu majwi ya Lieutenant General Amuri Yakutumba William yavuze ko guhera ejo bundi kuwa mbere ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 2025 imyigaragambyo izakomeza muri Uvira. Yagize ati Wazalendu ntimucike intege, mube mwitonze kuri uno munsi wa gatandatu no ku munsi wo ku cyumweru, ariko kuwa mbere muzongere mubyukire mu myigaragambyo muri kwamagana General de Brigade Olivier Gasita w'umunyarwanda. Hakaza undi mujenerali n'ubundi bano nibona avuga ko ari abajenerali b'abarepresenta babo, uwo bita General Makanakika Kasimbila John, nawe yavuze ati Wazalendu muri he? Ati turi hano. Wazalendu muri he? Ati turi hano. Mureke abaturage bahahe ibyo kurya. Ku itariki 6 n'itariki 7 z'ukwezi kwa 9 2025, kuko guhera ku itariki 8 turongera tujye mu myigaragambyo kwamagana General Olivier Gasita w'umunyarwanda. Arababwira bati abaturage ba Uvira nimujye mu masoko, muprofite muri no weekend, mugende muhaha umuceri, mugura amakara, muvoma amazi menshi, kuko kuwa mbere nta uzasohoka. Rabyumva ibyo nibivuga na General Hamuri General Makanakika Kasimbila John. Akababwira bati ntabwo tuzatuza, ariko ukongera ukibaza imyigaragambyo y'umuntu ufite imbunda, imyigaragambyo yo gutwika amapine cyangwa n'ubu bwabo buzuye, imyigaragambyo y'umusirikari ararasa akigumura akajya mu misozi akavuga ati ndigumuye sindasubira no ku rugamba. Icyo nicyo kigaragaza kwigumura k'umusirikare. Ntabwo kwigumura k'umusirikare ni kigaragaza ko ari abasivile, ari ugutwika amapine, kuvuga ati ngo abamotari ntibajye mu muhanda, abashoferi ntibatwara imodoka, imirimo ya leta ntikorwe, abanyeshuri ntimwige, abaganga ntimujye kuvura. Ni ibintu biri mu bugoryi. Ati farumasi ntizifungure, mu bwenge buke. Hakaza undi mujenerali witwa James Sheka Adui, we akavuga ko guhera none saa 6 z'amanywa, saa 9 z'amanywa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 ko General Olivier Gasita agomba kuba yamaze kuva muri Uvira mu buryo bwihuse, nta negociation zigomba kubaho. Ahangaha ariko agakomeza hano, ndareka ngende n'ubundi kuri Makanakika Kasimbila John. Urumva ko James Sheka Adui we aratanga kuva saa 6 kugeza saa 9 akagomba kuba arimo. Akavuga ko uriya Makanakika akavuga ngo akomeza abwira Wazalendu ko bagomba gufunga ibyambu cyo bita Paul ya Kavovo, Karundu na Kasenga, kugira ngo General Olivier Gasita atabona aho yakwambukira ari gusubira aho yaturutse, ariho Bujumbura. Ati mufunga aho ngaho kuri biriya byambu bya Kavovo, Karundu na Kasenga, kugira ngo General Gasita atabona aho yanyura.
agakomeza avuga ati mucunge amabato ndetse mujye no kuri frontiere ku mihanda kuri route principale zambutse zijya Bujumbura zijya mu Burundi, nta modoka ya gisirikare yemerewe kwinjira mu Burundi cyangwa iva mu Burundi izavemo, ariko nta yemerewe kwinjira. Abizi ko hari abafatanyabikorwa n'ubundi twavuga buzuye, ariko ngo ntibemerewe kuba basohoka. Ati icyo dushaka ni ukugira ngo Generali Olivier Gasita ntabwo tumushaka ari muzima, ahubwo tumushaka ari umupfu. Kuba yaraje akadusuzugura akatwereka ko twe ntacyo turi cyo, afatanyijemo n'abandi bari kugambanira igihugu bari Kinshasa, ati tumushaka ari umurambo. Ati nicyo dushaka, ibyo kuvuga ati ngo tuzamubona ngo akomeza kwidegembya no kugenda ntitubishaka. Bakavuga ngo agomba gupfa kuko niwe uri gukorabora na Twirwaneho, agakorabora na M23. Ibyo bintu se birakunda? Generali Gasita se n'umwana? Generali Gasita se yagiye kugera ku bujenerali nta gisirikare azi? None se ikibazo abanyamurenge aho muri guverinoma ya Kinshasa, Generali Pacifique Masunzu nta somo biguha? Kuba mugenzi wawe Gasita ari hariya bakaba bamutesheje umutwe kuriya, nta somo biguha? Ntacyo bikubwiye? Kadusimbuke twirebere noneho undi mugenzi wawe wapfanye n'umugore we mu ndege, Generali Gisore, Colonel Gisore, bakanga ko imiryango ye imushyingura. Ati ni Abanyarwanda, ati ni M23, ati ni Twirwaneho. Ntacyo bikubwiye? Colonel Alex Rugabisha wishwe na FRDC, reka bakajya kumushyingura nibyo mu cyubahiro, ariko yarishwe nabo. Ntacyo bikubwira? Reba uriya koloneli witwa Koloneli Muheto wishwe n'uburozi, yari yarozwe na bamwe mu bajenerali ba FRDC. Ntacyo bikubwiye? Reka tubihorere, namwe muzagenda mukomeze mupfe. Escort wawe, chief escort wawe biciye ku nzu Pacifique Masunzu, ku nzu yiwe. Ntacyo bikubwiye? Jean Padiri aho muri murumva mwuzuye, Kabundi muruzuye? Ntago mwuzuye, reka mabwiza ukuri, ntago mwuzuye. Hari politike imwe guverinoma Kinshasa yavuze, iravuga bati kugira ngo twice abo muri Kivu, ibyo ni byapanzwe na Felix Antoine Tshisekedi, nuko tugomba kubateza bene wabo. Bazana Mayanga ngwino wice bene wanyu, bazana Mugabo ngwino wice bene wanyu, bazana Colonel Pendo ngwino wice bene wanyu, bazana Gasita ngwino wice bene wanyu, bazana Kabundi ngwino wice bene wanyu, bazana Alex Rugabisha ngwino wice bene wanyu. Ndukuvuga ngo bashatse kugira conflit zibe ari conflit, donc batazanya bati nabakina bakasaye, ahubwo bijye bigaragara ko ari bene wabo bari kwicana. Kuki bafashe zone de défense, troisième zone de défense irimo abaswahilofone n'abarwandofone, bakayizana mu rwandofone w'umuswahilofone? Ni ukugira ngo bitazagaragara ko abantu bari gupfa bari kwicwa n'abakasaye cyangwa bakinwa, ko ahubwo bari kwicwa na bene wabo. Ni bya bindi bavuze ngo reka tubafate noneho tubateranye, nitumara kubateranya bazagenda bo bicana bamarana. Abitwa bande bose urasanga bari kurwanira amafonction, abitwa bakatange, abitwa bande, abitwa ni bari ba Canada. Ati muduha amafonction tugende tuye kurasa hari, muzashobora iki ko mugiye kurasa mukarasa bene wanyu mukica bene wanyu? Ariko ari processus yakozwe na Perezida Tshisekedi n'abandi bafatanyabikorwa be, kugira ngo ubwacu abaswahilofone n'abarwandofone tumarane. Mwamenye ubwenge, mwarebye kure abantu banje. Mwe muri Kinshasa abadepite baseningaho muri ba Sebishyimbo, ba Nshuti, Banganizi, ba Nyagatare, bande ndavuga babanyira, ni bari banyira mu Giheyo, ni bari bande bajire bajire, abo bose nk'abadepite bari mu nteko ishinga amategeko, abo muri Rucuro bariya bantuza bamvuna abandi ba Magirwa Kabuba, abo bose muri hariya, ariko ntawe ubishimiye. Abenshi murafunga, ba Bertin Kirivita murafunga. Mwumvishe kari akagegera kari hariya za ntuza
kari Bujumbura kari ka FDL kari ka genocidere ka Jules Murumba mwumvaga ibintu byo kavuga gati honorable runaka ibyo byose kubivuga nuko afite ideology yo gutsemba yo kumaraho ya ideology y'abagenocidere. Ntabwo mwese uko muhari ntibabishimiye. Gaturebe muri Rucuro rero, muri Rucuro byitwaye gute? Muri Rucuro ibintu ntabwo bimeze neza. Muri Rucuro nk'uko nakomeje kubibabwira, Wazalendo siri Wazalendo bakomeje gushwana, Wazalendo siri Wazalendo bakomeje kwicana. Murabizi ejo bundi ntuza baramuhushijwe Dominique Ndaruhutse, wari waragiye hariya witwa Defender yashwanye na mugenzi wiwe wari witwa Gand wari Nyamitabo. Barashwana ibyo bapfuye ntabwo mbizi, ariko Gand ari ku gihande cye, uriya Defender nawe ari ku gihande cye, ariko bamwe bari kumwe na FDL abandi ntabwo bari kumwe na FDL. Operation ubundi zirakomeje muri groupement Mutanda, ubona ko 23 iri gukomeza gukoramo ama operation none ikabashwiragiza, ukabona umwe none ari reportinze, undi none ejo ari reportinze, bagakomeza kujya bi reportinga ku bwinshi. Ubona yuko s'il vous plaît je vous dis la vérité, ku maguru yanjye abiri mfite, ku maboko yanjye abiri mfite n'umunwa wanjye umwe, nuko mu kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 nta Wazalendo nta Nyatura izaba ikibarizwa muri Masisi. Impamvu uriya mu FDL nawe navuga gukorana na FDL witwa Generali Mutayomba yamaze kwimuka aragenda ajya muri za Warikare. Bariya bakigingi ntabwo bateye ubwoba na ba Delta, bariya bo bazaza kuko bazavuga ati ko dusigaye twenyine, ko twe twishingikirije ari mwami Bigembe na bariya ba Antoine bose bakaba baramaze kwigira muri 23, twebwe tuzasigara turi kotsiki, tuzashya turi kotsiki. Bakavuga ati natwe ikadukurema kacu karenge tube twigendeye, twe turi gufatanya n'abandi. Abatipe bamwe bari hariya muri za Pinga navuganaga nabo bakavuga bati twebwe ikintu kitudindiza kimwe nuko 23 itari gukubita. Noneho bakongera bakambwira, ari uwambwira ati ngo ariko Bemba yurebeye hafi y'umuntu amaze gufata umujyi nka Goma, agafata umujyi nka Bukavu, ndaza kubikuza bikora ikiganiro. Ati se mu gihe Colonel Nanga yambaraga uniform yerekana ko ari mu ntambara, Lawrence Kanyuka yambaye uniform kwerekana ko ari mu ntambara, bakiri muri Rucuro za Cyanzu za Bunagana, Dr. Oscar Barinda yambaraga uniform, Bertrand Bisimwa yambaraga uniform. Icyo cyari cyerekana ko bari mu ntambara. Abandi bayobozi ba politike berekanaga, ari n'igihe Lawrence Kanyuka nyina mubona gari za Kitsumbiro muri za Limbongo we yifite mastoro ubwo ari kwigira ku rugamba, sibyo byo kwari kwerekana ko ari mu ntambara. Ati se buno bari kwambara karuvati agakubitamo akaveste akagenda mu modoka yari ari kurya impungure iriya, bari mu ntambara ikomeye. Ubu ngubu aho bageze wenda twavuga ko ari esikariye bamaze kuzamuka, ariko imbere haracyari ahandi ma esikariye bagomba kuzamuka. Yagombaga kurara mu ndake, ubu ngubu ashobora gutembera akagenda mu modoka, akavuga ati ndakoresha umuhanda tubakisha ikiraro. Ati mu mujyi wa Goma kura yabuze, bagahamagara muri SNL abo kwa Demerode. Ati se ntabwo ari byo biri gutuma batihukisha uru rugamba rwo kugira ngo natwe baze hano Pinga twongere bagere Warikare twongere tubohorwe. Hari undi mutipe uri muri FRDC ni nka 3 bari hariya Kisangani, bakambwira bati se ntabwo baba ubu ngubu bamaze kubona yuko ibintu bimaze gutungana, ahubwo noneho bigatuma batadivansinga ngo bafate ibindi bice bakirara, noneho bigatuma twebwe nk'abasirikare turi muri FARDC tutabohorwa. Ndamubwira bati iyo ubonye nka Colonel Jimmy avuze ati turaza gukuri abasirikari bose mu mujyi wa Goma dusigemo police na local defense, ubundi abasirikare bajye ku rugamba, nuko batiraye. Ntabwo biraye. Ariko mu mbaniza akavuga ati niba umuntu ari gukoreshereza inama muri Serena Hotel mbere yarayikoresherezaga Isarambwe, ati se ntabwo byatuma yirara, noneho bigatuma atajya Karemi, bigatuma atajya Kindu. Narababwiye bati igice yufashe igicura gisekiriza, wamara kugisekiriza ukamenya ati uriya uri guturuka muri parike ya Virunga ntabwo ari kongera kumanuka kuza gushimuta abantu hari za Kibati za Muja n'ahandi.
aho ngaho umaze kubona umaze kwasekiriza neza, umaze gushiramo izo local defense na police, niwe uvuga ati none ngiye kwataka nkubite abari Kibua, nkubite abari Uvira, nkubite abari Baraka, nkubite abari Fizi na advancing ndi kwerekera Karemi. Ariko naho nagwita wa advancing utazi ko cya gice amaze gufata cyamaze kugira umutekano. Je namusubije mbona ashaka kubyumva, ariko we ashaka kunyumvisha ko kuko we barababaye abarara Kisangani cyane cyane abarwandofone n'abaswahilofone abona iryo vangura rigeraho, bakavuga bati ahubwo twebwe turi kubona ko batwibagiwe. Ntabwo bari gukora noneho ngo bongere nk'ukuntu bafashe Goma bahita bakubita narinzi. Ariko nanjye rero umunsi bafata Goma ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere, narinzi ko 27 z'ukwezi kwa kabiri bari bamaze gufata Bukavu, nibyo ko bayifashe muri 14 narinzi ko 27 Uvira zaba yamaze kubatomba. Ariko noneho twebwe dutekereza nk'abasivile no bagatekereza nk'abasirikare. Noneho nk'abari abantu bari imboya hariya muri za Uvira, hari abasirikare bagera muri 400 b'abaswahilofone n'abarwandofone bakomoka muri Kivu zombi bafunzwe hariya, bavuga ati ngo n'abakolaborateri ba 23 bajya bakuramo umwe bakamwica, ejo bakica undi, ejo bakica undi. Iyo umubwiye aravuga ati kuki muri gutinda, kuko we ari mu kababaro. Ariko ngo nta utinda adahambira. Bakunze Ibintare Official rero, amakuru yacu nakagaruka, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Mbifurize mukore subscribe, mu sharing, mu partage, ubundi mukore like, comment nyinshi. Babandi baza bavuga ibyabo mubatera ibikompora by'ama comment, batera ibikompora mu bazibyi. Navuga umubwira ati bimeze gutya na gutya, ati se ko wavugaga nk'abari aba Pedro, wavugaga ukarindagira uri kuvuga ibi nibi, noneho urongera urindagirire hehe? Babandi bandi noneho nabo mwari mwishingikirije nabo bamaze kuza. Reka tubashimire.